Ah!
intimba zacu nizo yishizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebweho twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana, agacumitwa nayo, agahetamishwa n'imibabaro. 5. Nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe kugira ngo kugiranirwa kwacu igihano gitesha amahoro cyari kandi imibyimba nayo azabona ibituruka mu bise by'ubugingo bwe, umwishimishe bimuha. Haleluya. Muri kumva ko Yesu yatanze umusaruro w'ibyaha byacu. Iyi nyigisho tumaze kwiga ijyanye n'iki cyumweru cya Pasika. Reka murabizi ko muri iki cyumweru cya Pasika kugira umuntu umwe akaduha ubuhamya bwe, reka afite n'ubuhamya bujyanye na Pasika, reka tumuhe umwanya atubwire umutima uteye. Umutima uteye, karibu watugezaho ubuhamya bwawe. Haleluya. Haleluya. Amen. Basi Imana yaramfashije bagiye kumwamba n'abana. Umugabo wanjye twarasubiranye, ndetse gushimira Imana rwose. Ari nabwo baneye bagiye kubipanga, n'ibintu byose biri kwishimira Imana, kamaguriza n'umugabo wanjye wese. Haleluya mwese. Nabasuhuje mwese. Yagiye kumuganga bancikaga amatwi y'abayo mu rugo iwacu, umwami nawe yatanze itegeko, ubwo rero bari bagiye kumuganga, abasaza banjye n'umugabo wanjye nabo baraza barancikisha, bakubita abari bagiye kumuganga, byaba byose no kwishimira Imana yabategetse. Ubwo rero ni ntabwo natyaye umwana, twubaka urugo rwiza, Imana iruhugisha, tubaho neza, nabwo nta muntu nawe yambabariye, tubana mu mahoro, nabyo byose ndimo kubishimira Imana. Imana idakinga akaboko, ntabwo mba ndibuka rimwe n'abandi ngaba yarabigendeyeho. Ubwo rero amakuru umugabo wanjye nawe asuhuze, Imana ibamere umugisha. Ndashimira n'umuvandimwe wanjye rwose, umugore nkunda bari bagiye kumurota rwose. Ako naramutabaye ariko n'umuvandimwe wanjye haragiye. Abasuhuze bakristo bene data. Yego rwose murakoze. Pastor, ndi kwaka ijambo rwose. Nubwo maze gushiramo, ariko agiye imbere gato, gira icyo mvuga ku mwana wanjye. Uyu mureba mutibuke yaragiye bonazanye, nari mfite imyaka nandayibukara, ubanza nayibuka hari ndikubona bonazanyuga mu rugo, ndavuga Mana yanjye ibintu kigomba bimbayeho, agahinda karanyica, ntekereza ukuntu ari we
turagushima Imana nitugaruka tubura amafasha Imana urakoze Haleluya. Murakoze cyane. Uwiteka abamumuza n'abayizabana ariko bazagenda bongere kwiza umukino bazagenda bamukina neza cyane kurusha yewe icyo musabwa gukomeza kubashyigikira batera inkunga mu buryo bwose bw'ibitekerezo mu buryo bwo kubaha igihe cyo kwiga kuri ibi ngibi ibyo byose ni inkunga ikomeye cyane yabafasha gutera imbere. Ikindi twababwira hari abantu bashobora kuba batararebye ibice byabanje bakinnye aba bana nabisanga kuri YouTube channel yitwa Impano Zacu Channel mukabikurikirana. Murakoze, Imana ibahe umugisha.